ayiwe Sabiyose wa Simbi TV wanyu ngo bya bintu bivuyemo yewe kabaye agize ati n'ubundi mu gitabo ngo handitswe ngo Samusoni yari umugabo ngo ubu rero Sabiyose wa Simbi TV abaye umugabo wa kabiri igitsina gore gikubise ku itaka kigaca cane yala ngo nk'uko bisanzwe yarasanzwe aba twa Mugondo udusokora cyitwa udushumi ngo yumvishije ngwino ndebe yumva nagomba kujya kureba ye ngo agiye amutwariye agasokore k'umushumi ndumiwe ngo ngwino ndebe yamaze kwambara ako gasokore Saba aramubwira ati tujya mu cyumba ndebe mbana n'ibiraya hano ndebe iyo sokore bikora ibibi reka ntangire mwiyumvire uko byari bimeze Murungi Sabe wa Simbi TV nyuma yo kuvumbura yuko atari we wenyine uguye mu byago by'abagabo yaje gusanga ngo no muri Bible hari ibyanditswemo kandi ngo byandikiwe umugabo. Icyo cyanditswe ngo cya Samusoni ngo nawe yari umugabo ngo yagaritswe n'umugore ngo uko rero Murungi Sabe ngo ntimumurenganye ngo kuko yarageze mu gihe cyo kuba yakwiyahura depression yamwishe n'utugambo ngo umugore amubwiraga two kumuhumuriza ntiyatwumvaga ngo ariko yaje kugera kuri icyo kibwirizwa yumva araruhutse agira ati sinjye mugabo wenyine ukora amakosa n'abandi bakora amakosa rwose nga bamwibasiye mwese yabashyize hamwe n'abateranya ati muri ngegera none kuri ubu ngubu Murungi bati abantu mwese mwari mwanyihaye mugabanye kuko n'ubundi mbonye ingingo indengera n'ibirimba ngagomba kujya muri ribu agashaka uburenganzira bwe kubera ko ngo yarahonyowe bamuri bata ku mutwe barawuhombanya bawugira nk'ikidegede cyahiye.